Yemwe abahari yemwe ngo bimeze gutera ko mudakoma ese abantu bakomanga ko nababwiye ni karibu ko batinjira byagenze bite? Ni wowe mwana wa? Muraho neza mukecuru. Muraho neza. Muraho murakomeye. Murakomeye. Amakuru yahise. Ni meza. Mutambuke mwicare dore agatebe muranashaje mukecuru. Turashaje akira rwose agatebe mwicare. Nubwo ndi umuyobozi ariko ntabwo nakwicara uhagaze uri umukecuru. Yego nakibazo nakoze. Nese mukecuru amakuru yahise. Erega narwaye umugongo. Mukecuru rero muranashaje kabisa. Twarashaje munageze mu myaka 70 ngahe. Abayashaje icara. Abayashaje wowe ntabwo nicara ntabwo ari ngombwa kwicara ahubwo kamubwira icyari kinza. Ubu ngubu hari inkunga ziri guhabwa abantu batifashije muri iki gihe cya lockdown. Rero ubwo ngubwo nyine nagira ngo nkwandike nawe ubone ko izo mfashanyo nyine bari gutanga. Mbese ibyo bya lockdown ni ibiki mwana wanjye? Ibyo bya lockdown rero ni uburyo abantu turi mu ngo zacu tudasohoka ngo tujye mu kazi kubera iki cyorezo cya coronavirus cyateye, ngira ngo nawe urabizi mukecuru. So ujye byumva se kuri ka radio kawe cyangwa nta n'amabuye ufite? Ewe amabuye yarabuze. Rero mukecuru buriya kugira ngo nkwandike birasaba nyine umuti w'ikaramu, nyine kuba umuti w'ikaramu. Umuti w'ikaramu. Ese mwana wa ubwo nabwirwa n'iki ibyo umbwira nabyizeye? Rwose mukecuru cyane nibyo, wenda nahamagara n'abantu bamwe bagiye babifata nawe ukiyumvira rwose. Kanze mpamagare hariho abantu benshi bagiye babifata, bahamagare nawe rwose wiyumvire. Ngaho bahamagare wumve rwose. Ariko abayobozi ntabwo tubeshya, dukoresha ukuri. Alo, ni Kananga tuvugana? None se bya biro 25 by'ibishyimbo n'ibindi biro 50 by'umuceri warabibonye? None se ibiro by'isukari 10 warabibonye? None se kagufuka ka kawunga k'ibiro 25 nako warakabonye? Say what? Rero mukecuru rwose urumva yuko nyine uyu ikintu gihamya cy'umuntu wa mbere wabibonye. Ego mwana wa. Urumva rero nawe ibyo bintu ni byinshi cyane byakugirira akamaro muri isi. Ni byinshi rwose. Ni byinshi cyane rwose mukecuru. Ahubwo wegenda uzane umuti w'ikaramu mpandike gushyire ku rupapuro, ejo baraza guhita babikuzanira neza cyane. Igikenewe ni umuti w'ikaramu bite nkwande. Kandeba hano nazana hano napfunditse amahera y'iwacu. Reba ngushyira hano ku rutonde nyine nawe n'imyinsi umeze neza. Ariko abayobozi dukunda abantu b'abakecuru cyane. Hanze rero hano nayo. Ni cyane rwose. Ngo hereze amahera yawe. Hose mukecuru cyane rwose. Koko ibiceri 200 koko umuti w'abayobozi ibiceri 200 mukecuru. Ubwo si ubwo muyobozi. Rwose ikaramu z'abayobozi mukecuru nawe urabizi zirahenda, namwe ku gihe cyanyu urabizi ko zabaga zihenze. Wagiye ukareba hahandi muri rya hembe basi utungutu ko wazana tugura ikintu wazatugura n'umuntu igihe uzana ikaramu y'abayobozi. Ansubirayo ndende. Ngo rwose rwose ariko ibyo bintu nanjye ngomba kubibona. Rwose mukecuru uzabibona pe rwose ngenda bikwizeza uzabibona. Byizere ko nzabibona. Byizere si wumvisha ababibonye mukecuru. Ariko abayobozi ntabwo twe twabeshya. Akira umuti w'ikaramu w'umuyobozi. Rwose uyu niwo muti w'ikaramu w'abayobozi. N'abandi bose ujye ubabwira ko umuti w'ikaramu y'abayobozi ari uyu nguyu. None mukecuru rero urabona hanze hari imbeho, ushatse wakwisubirira mu nzu. Narangije kukwandika rwose, ejo birakugeraho rwose pe. Ntugire ikibazo, wumva utekanye cyane pe.
inzara wari ufite uyishire biraza kukugeraho neza cyane rwose ubu nta kibazo ubwo birangera nakwanditse rwose nagushyize no ku rutonde uri uwa mbere noneho ndumvirije undi buryo umuceri uraza kurya umuceri umwe n'igikoma kirimo isukari rwose mukecuru sasoma fortifiye wongera uba gakumi ujya utambuka neza cyane ujegera abasore bakureba rwose ngaho igire mu nzu nyine wirirwe kandi murakoze rwose biraza ubwo ndategereje rwose utegereze ntugire ikibazo rwose uyu mukecuru ni n'igisupusupusupu kabisa abaye mutubura si wundi wayagoye ariko abayobozi ntabwo basubiza amafaranga ubwaya ntayatsinda wabona bya bisore bye byankurikiye reka daya nawe no